Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Waba udukurikiye ubabaye cyangwa se ufite ibibazo bigiye bitandukanye, reka nkubwire ngo kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana. Adrien, waramutse neza? Mwaramutse muraho kandi Yesu ashimwe, mwiriwe mwese. Yesu nahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi Adrien. Ubugingo ni buzima. Umubiri se? Umubiri se? Umubiri umeze nk'isi n'imburabuturo. Ejo aba ari byiza, ejo akaba ari bibi. Nta n'umuntu ujya ukubwira ngo mu mubiri ngo ahora ameze neza. Uzareba abantu bakize bakagira n'amafaranga, bakubwira ko uko umuntu ngo agenda akira arushaho kugenda akunda amafaranga, kandi yakagombye kurushaho kugenda ayarekura cyangwa anatanga. Rero icy'ingenzi buriya ni umuntu w'imbere, kuko uw'inyuma ho umuntu wese azawanariza bitewe n'uko yaramutse. Cyakora aka kanya kuko mu rugo nta byago twagize, ariko hari ababigize. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo twishimane n'abishimye kandi tubabarane n'abababaye. Numva ubugingo ari buzima, aricyo twaganiraho. Yego, urakoze cyane. Ubugingo ni buzima. Uyu ni Evangeliste Siborurema Adrien. Izina ryawe nararifashe. Siko Siborurema ari mukuru wanjye watashye. Ni Habarurema. Habarurema. Musore. Habarurema Adrien, umwe mu bavugabutumwa twemeye cyangwa se twemera. Ubwo ntihaze kugira umbaza iby'Imana, kuko Imana yo niyo ibizi uko ibibona, ariko ndemezanya n'umutima wanjye ariko nubwo iby'Imana utabyemera, ego nakubwiye ngo ubugingo ni buzima, nta nibwo buzabona Imana. Kandi ntazagire n'umuntu ukubeshya. Hari umuntu ukubwira ngo ariko ngo iyo ndebye ngo mbona ute, nyine nkubona uko nkubona. None se nakubona nde? Umuntu akwanariza cyangwa agukoraho ubugororangingo cyangwa ubugororajambo bitewe n'umumaro wamumariye, bitewe n'aho mwanyuranye cyangwa n'ibyo muziranyeho. Hari uwakuvuga neza. Nta muntu uba mubi ku bantu bose, nta n'umuntu uba mwiza ku bantu bose, ariko iyo tutanze ubuhamya twebwe tukihamiriza imitima yacu, burya ibiza ukuri, kuko hari ibintu bitatu bitabeshywe. Rega Pascal, mbikubwire se aka kanya? Bibwire. Satani n'Imana n'umutima, ibyo bintu ntabwo bibeshywa. Ntushobora kubwira Satani ngo uri umunyamasengesho, azi neza ko utunze piyese y'umubabaro n'ubwoba no kwirirwa utekinika ubeshya abantu. Icyo akora hano kuri kamera wankumveka navuga, hari n'umuntu ukubwira ngo runaka ngo yarahamagawe. Ntabwo abantu bose bazi kuvuga ari abahamagawe, kuko buriya umuntu wese w'intyoza yashobora kubwiriza, ntazagire ukubeshya. Nushaka kubigenzura uzabigenzure kuri ba emusi bo mu bukwe, murebe n'abasaza bo mu bukwe. Bibiliya baba barayiborotse, ariko umwarimu muri kaminuza yigisha teoloji, hari n'abazigisha banywa itabi, akakubwira ngo Bibiliya ni igitabo gisanzwe n'ibindi, kandi koko ntabwo abeshya. Ariko Paul nkwibutse ikintu yavuze, ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Uretse no kuba ari imbaraga z'Imana, ni imbaraga zitubeshaho. Mwibutse ko iyi Bibiliya iyo uyisomye ni nko gusoma ikindi gitabo. Ariko twebwe, kuko ururimi rwa Bibiliya si Ikigiriki, ururimi rwa Bibiliya si Icyarameye, si Igiheburayo. Kwa kundi twabyize muri teoloji ngo isezerano ngo rya kera ngo ryanditswe ngo mu Kigiriki, nako ngo rishyashya ni mu Kigiriki, ngo irya kera ngo ni mu Giheburayo, ngo nirwo rurimi ngo rwa Bibiliya. Hari n'umuntu ukubwira ngo nasomye ngo King James Bible, nsoma King James Version, nasomye. Ibyo si byo bigaragaza ko wamenywe na Yesu, nta nubwo bigaragaza ko umuntu azi kubwiriza. Hari igihe tujya twishuka ngo kurya ngo umuntu ngazi ngo kubwiriza cyane ngazi kwigisha. Reka ariko Adrien, uretse gato banza unyumve nkubwire aka kantu. Umuhanga mu kwigisha ijambo ry'Imana ntabwo ari umuntu ufite doctora muri Bibiliya, ngo agire doctora cyangwa agire profesora. Reka da, umuhanga mu kubwiriza ubutumwa bwiza ni uwakoze ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza. Mu bice Matayo ibice 10, mbatumye mumeze nk'intama, mugende mumeze nk'inuma, mutagira amahugu, mugende mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, muhindurire abantu kuba bigishwa ba Kristo. Oh haleluya, abazemera pati 1 pati 2 bakizera pati 3
muzababatize mu izina rya data wa twese. yego buriya izina rya data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera ntabwo ndibuze kubyigisha, ariko ni amadini yagiye abizana. Kiliziya Gatolika byongera ngo bo babizi cyane, ariko ni mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu nshaka kukubwira, umuhanga mu kwigisha n'umuhanga mu kubwiriza, tureba kwemeza abantu no kwemeza Yesu buriya biratandukanye. Nasomye ijambo rirambwira ngo ibyo muzi ngo nanjye ndabizi ngo kandi ngo ntabwo mubizi kundusha. Amaganya burya abantu bagira n'ibibazo tugira, burya ngo Imana irabizi. Ariko reka nkubwire akantu kandyoheye, umuhanga mu kwigisha ijambo ry'Imana ni wa wundi wakoze muri rya jambo riba muri Yohana. Mukubwire anzu nyuma gaseze, abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'iki? Bazaka nk'inyenyeri. Umuhanga mu kubwiriza ubutumwa bwiza ni uwabwirije abantu benshi bakihana. Niwe muhanga burya, niwe muntu uzi kubwiriza. Umuhanga mu kubwiriza ni uwera imbuto muri karitsiye abantu bakihana. Umuhanga mu kubwiriza ni uwera imbuto mu kazi bakihana. Umuhanga mu kubwiriza ni uwera imbuto umugore akavuga ngo umugabo wanjye mutangira ubuhamya. Naho ibi bintu byo gukombeka abantu ngahiye mu dogitangayemo ni byiza, ni knowledge na wisdom biratandukanye, intelligence ndetse na skills biratandukanye, ubumenyi n'ubwenge buri naturel biratandukanye. Rero nicyo nshaka kukubwira, Yobu we yaravuze ngo maze Imana ibwira umuntu iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niko kantu nashaka kuvuga, narengeze nyine nagushimye n'ubundi nari nafashijwe. Niyo namubwiye ikintu kimwe, ngo naguha umwanya mbaze ngasoze. Ibintu bitatu bitabeshywa nari ndi kuvuga, Satani n'Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Yohana ibice 10, nze intama zanjye nanjye kandi ziranze. Abambanjirije bari abanyazi, abandi bari abajura, ariko njye naje kugira ngo zibone ubugingo. Urumva ko intama za Yesu azizi nazo kandi zimuzi. Niyo Yesu azivuze mu mazina ngo zumva izina zikitaba, ngo ziramwitaba. Icyo ni kimwe rero hakaba n'ikindi kitabeshywa, umutima. Kuriya ntabwo ushobora kubwira umutima ngo ndi umukristo, ngo nzahora ndiwe, ngo mu bintu byose ngo ngeze kuguma. Umutima urakubwira tumva yiririmbe, nurangiza unabibure ugira gutya abantu bagira ngo ni haleluya, ariko turabiziranira umusambanyisha ahubwo biravuba nurangiza wigendere. Ariko umunyamakenga iyo abonye ikiri kije arakikinga. Umukristo wa Kristo aravuga ngo njyewe naho naterwa bikaba na ngombwa pastor we kagwa no ku rugamba, ibyino mu isi ndarinyuye ndafashijwe, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Njye ndi umukristo maze nintumirwa ngiye no gupfa. Nzagira uzi ikintu nshaka kukubwira ahangaha, nkubwire akantu keza, nkubwire yahamagaye benshi ariko abitabye ni bake. Hariho abantu mujya mubanga ariko ngo ko umuntu gafite ngo diyase, ngo umuntu gakunzwe cyane ngo ni umunyabugingo. Ushaka kumenya ko diyase aribwo bugingo, azasome muri Matayo ibice 7. Ni inzira igoye, igize gute? Iraruhije. Pati 3 abayinyuramo ni bangahe? Ni bake. Ntabwo ari ikivunge my dear, oya si icyoke. Uzi impamvu ari bake? Uzi impamvu ari bakeya? Yesu yaravuze ngo ishami ryose ritera imbuto data ryanganya amahagi. Arabanza agakokora agakuraho umwanda, Rero umutima ntabwo ushobora kubwira kuri umugenzi uzi neza kurinda urindyamye. Buriya hari ibintu twabatije, ariko hari n'ibintu bitabatijwe. Sugo wampendenze ngakubwira akantu keza. Hari ibintu byabatijwe nubwo abantu tubatiza, ariko hari n'ibitabatizwa. Umutima ntushobora kuwubatiza kuri indyarya kandi uzi neza ko uriyo. Nurangiza ubwete mwene data kubw'ubuhamya mpabwa, mutangiye ubuhamya mu izina rya data, umujandika. Umutima urakubwira ati ariko ndakwemera kweri urabatsinze kweri, n'ukuntu twararanye tubeshya dusambana, ariko bemeze kabisa. Umutima buriya niwe mushinja umuntu agendana. Buriya nta n'igituma umuntu ugenda yakiba none se ngo kundeba ngo ni igiki se, ngo hari ikibazo se ngo mbonawe. Uzabigenzura uzasanga buriya umuntu w'ibandi cyangwa n'umuntu w'indyarya, burya ngo umuntu ngamenyekanira ku bintu bibiri, ngo ibyo avuga n'ibyo akora. Yego, umuntu amenyekanira ku bintu bibiri, ibyo avuga ndetse n'ibyo akora. Twagize ikibazo muri iki kibuga cy'abahanuzi cyangwa se cy'abavugabutumwa.
twagiye ubwo nyine aho abana b'Imana bari bahuje umutima ikirere kibi cyabo byarangiye twikomereze uzi ko cyuri umunyabwoba Adrien uzi impamvu nawe wigira ubwoba Yesu ariko wibuke ko yabwiye ikirere twagifashe byarangiye nkubwira icyo Yesu yavuze yaravuze ngo bikore kugira ngo bagire gute bamenye kariwe wantumye yemeye kubatizwa atari uko umubatiza karibu n'isengero umubatiza ntabwo byari iby'ingenzi ariko ibihamye nabyo hari igihe biba bikenewe turagushimiye kubera kuri data wa twese mwiza muririmbyi yaravuze ngo iyo wugaye ntawe wakugurura n'iyo wuguruye ntawe wakugara Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo nibayumvira bakayikorera bazarama bazamara imyaka myinshi babana n'Imana cyangwa bazamara imyaka myinshi ariko nibatayumvira inkota izabarya Bibiliya yaravuze ngo kuko turi abo waremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo iyi Imana yiteguriye kera umuririmbyi mu ndirimbo za Mose cyangwa mu isengesho rya Mose yaravuze ngo kera bakwiringiraga bari mahoro tugufite ntitwifuza undi murengezi ariko iyo usomye hepfo yaravuze ngo twigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge hepfo hakaba ko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira uko yamenye izina ryanjye azanyambaza nanjye nzamwitaba haleluya kubera ko turi intama zo mu cyanya cy'ubwatsi bwawe kubera ko turi abaremeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu kubera ko turi intama zo mu cyanya cy'ubwatsi bwawe tukaba turi ibiti byawe turaguhimbaje Adonai niwe wuguruye amarembo kugira ngo twongere tuvuge ubutumwa bwiza hembura abantu bakurikiranye izi shene bagiye kumva imbaraga y'agakiza reka mwami bashorerwe bahembuke data imbaraga za mwuka wera zisenye ibicaniro byose by'umwijima ubwenge bwa Kristo Yesu niba utumanukira Adonai wanyemerera mwami wanjye ugahemburira itorero ryawe wanyemerera uyu mukumbuka kugiraho umugisha wanyemerera buri wese akumva Imana icyamana kugiraho umugisha muri aya masaha mu byo tugiye kuvuga bigahembura abana bawe icyamana kugiraho umugisha tukabona umubare w'abakizwa abarimbuka bakaba bakeya reka imbaraga zawe zibe muri twebwe shorera muri twebwe Adonai ayiwe eliyefori wedrango di la glace tedro reka uganze Adonai reka ubwenge bw'Imana butuyobore mwuka wera akora ibitangaza ndetse kandi akora iby'imbaraga onodo Jesu Kristo amen urakoze cyane ku isengesho ryiza ugiye naruhuka rero no ahantu ibintu ni neza Adrien uri umwe mu bantu bamaze iminsi muri iki kibuga cya social media by'umwihariko kuri YouTube uvuga ubutumwa bwiza unahanura unatanga n'ubuhamya utanga n'inyigisho kuko ndibuka ko hagati ya 2019 na 2020 cyangwa n'umunani ndumva aricyo gihe watangiye kujya kuri YouTube nicyo gihe nabimenyeye hafi aho ngo muri iyo myaka nakunze kukubona ujya kuri kamera ubwira abantu ati dore umukozi w'Imana bameze atya ikimenyetso kigaragaza ko umuntu ari umukozi w'Imana ni iki rimwe na rimwe benshi bakakurwanya urumva ndetse no muri iyi myaka niyo mpamvu nashatse kugira ngo tuze kuganira ku bijyanye n'uyu murimo wa data ibijyanye n'intumwa ndetse n'abahanuzi nizera ko nta kibazo turaza kubigendanamo neza cyane ni ryari umuhanuzi yemerwa ni ryari umuhanuzi yemerwa itorero rya Kristo ibi bibazo abadukurikiye si uko ibi bintu bitanditse muri Bibiliya ahubwo nuko namenye ko abantu bafite ubute bwo gusoma Bibiliya tugahamagara uyisoma none kugira ngo abashe kubicisha no mu mashusho abantu yenda turushirezaho kubimenya itorero rya Kristo yego ryubatse ku nkingi eshanu bitandukanye n'idini itorero rya Kristo meme mukuru wa meme musumba byose mukubita rukoko nyangufi nyirazo bamwe yabagize abavuga butumwa abandi bagira abashumba abandi bagira abigisha abandi bagira ababwiriza butumwa cyangwa abahanuzi n'abungeri ngira ngo izo ni inkingi eshanu itorero ryubatseho rya Kristo Yesu muri ministries zose mu itorero habamo abahanuzi mu itorero habamo abigisha mu itorero rya Kristo habamo abavuga butumwa hakabamo n'abashumba noneho rero umbajije kuri ku buryo bw'ubuhanuzi Bibiliya ni bibiliyoteke nyine iyo uvuze itorero rigendana n'ikintu cyitwa idini ntabwo ushobora kuvuga itorero ntuvuge idini niyo uvuze idini ntuvuge itorero uba utubeshye mbaza impamvu ni uko rimwe na rimwe tujya turebera itorero rya Kristo mu idini rimwe na rimwe abantu bakakora analysis cyangwa
ubugororajambo cyangwa n'ubwenge bwabo bakakubwira ko itorero rya Kristo riba mu idini ariko biratandukanye nk'uko iburengerazuba bwitaruye isi ni nako n'idini ryitaruye itorero. Umuntu agiye kumbaza ngo none se bigenda bite mu idini abantu bakunda gute? Mu idini ni mu kibisi kinini, ni mu ihuriro ry'abanyabyaha bishyize hamwe, bamara kwishyira hamwe bagashyiraho icyo bita amahame, icyo bakunda kwita kanuni za kanisa cyangwa amahame shingiro y'idini, nubwo babyita itorero tukabatiza itorero, iryo ni ryo bita idini. Rimwe na rimwe kuki tuvuga idini tukarihuza n'itorero? Nuko inzira z'idini akenshi zibuza abantu kujya mu itorero rya Kristo, n'inzira z'itorero akenshi zibuza abantu kujya mu idini. Yes, kurigira tuganire, yego ndaje mbivuga none nje ndavuga ko kuri bamenye. Inzira z'idini zibuza abantu kujya mu itorero, n'inzira z'itorero zibuza abantu kujya mu idini. Reka ngusobanurire gatoya ngira ikintu gato mbivugaho. Imana ikunda itorero, Satani arwanya itorero. Yesu arwanirira itorero, Satani akarwanya abanyetorero. Wabyumvise neza? Gatatu, Imana ikunda ukuri, Satani arwanya ukuri. Mu idini habamo ikinyoma, ntabwo haba mu kuri. N'ikimenyimenyi kikubwira ko mu idini nta kuri kubamo, nuko amahame n'amategeko abantu benshi bashyiraho. Ni Babeli. Babeli ni iki? Babeli ni abantu bubatse umunara. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro 11 ngo bubatse umunara bashaka kugera ku Mana, baravuga reka tugende tuyigereho, ariko ngo babikora bashaka kubaka izina ryabo. Tuganire gato, ntabwo bashaka kubaka icyubahiro cy'Imana. Iyi Mana tuyigereho natwe twubake tugire izina rikomeye cyane. Mbivugiye iki pastor? Yego, impamvu mbivuze wambaza ati none se idini ribuza abantu kujya mu ijuru? Nge nabihamya 100% ko idini ribuza abantu kujya mu ijuru. Utese kandi babigisha kwanga cyane. Ndagerageza mbikore mu buryo buri soft bworoshye gatoya, sibyo? Mu idini baratenga, mu ijuru baratengura. Bihuriye icyo akora? Reka ngusobanurire. Idini hari icyo ridufasha mu isi. Mu idini rijya rityaza abantu. Riragutyaza ukaba washobora kuba umukristo mwiza, ukamenya gutandukanya itorero nubwo naryo turibamo. Impamvu tuba mu idini mbikubwire, ndivuga impamvu tuba mu idini akenshi ni imihango. Hari inkingi 5 abantu bashyinguyemo zituma tuba mu idini. Kubwira inkingi ya mbere murantuka, kandi inkingi ya mbere ni umubatizo, inkingi ya kabiri ni igaburo ryera, inkingi ya gatatu ni sakramento ryo gushyingirwa, inkingi ya kane ni sakramento ryo gupfa, inkingi ya gatanu ni ikintu abantu bakunda kwita nabyita ngo iki, gushima Imana. Aba bantu ibyo bintu si bibi, byose ni byiza, ariko uburyo bikorwa mu idini ntabwo byubahisha Yesu. Ni ibimwambura presence. Abanyetorero ntibemerewe kubikora. Itorero rya Kristo Yesu yadusigiye inkingi 3 zonyine: gusengera abana, kubatizwa no kurya igaburo. Niryo Yesu yadusigiye. Icyakora umuntu uri buze kubihakana aza bimbwira. Yesu yaravuze ngo dusengera abana barambike ibiganza. Umuntu ashobora kujya mu itorero avuye mu idini. Umuntu ntago ashobora kujya mu itorero avuye mu idini, ahubwo umuntu ashobora kuva mu idini akajya mu itorero. Yego, cyangwa ashobora kuva mu itorero akajya mu idini. Nicyo uri kumva? Kuva mu idini akajya mu byose birashoboka. Umuntu ashobora kuva mu itorero akajya mu idini akaba umunyedini mwiza. Nushaka kubimbwira uzambwire, nkubwire amakuru y'umuntu bita inde Ntabwenge yatangaga 10% cy'isogi na Nyiragasogereza. Uranyumva neza? Tuganire. Ngo noneho ngaza kugera ahantu ngarambuka, ngagiye kwambuka uruzi, ajya mu gihugu cy'i Kanani cyangwa cy'i Siyoni. Bibiliya ivuga iki tonto? Iravuga ngo baramubajije ngo nta bwenge uvuye. Niko iki gitabo kivuga, igitabo cy'umugenzi na byabi. Yaravuze ngo mvuye mu isi. None se waciye ni gute wambutse uru ruzi? Uru ruzi ni ibigeragezo, ni amarembo Imana icishamo abantu babo. Nta bwenge ati nahuye n'uwo bita Mwishakira Ndamu. Ndangije guhura na Mwishakira Ndamu yaranyambukije. Aramubaza ati none se wambutse gute, byagenze gute? Ati namuhaye ibiguzi.
none ati tugahereka urwandiko n'icyangombwa kikwereka ko wagize gute wambutse rwa ruzi. uzi ukuntu nta bwenge yavuze, nta bwenge yatanze icyangombwa cy'idini, urwandiko rw'idini. ariko ngo barebye ngo basanga ntiyigeze aca ku marembo yo kurasuka, kandi ngo bigaragara ngo yari aciye ku marembo y'aho barasukira. none baramubaza, ni gute ufite icyangombwa cy'itorero kandi utaraciye ku marembo y'aho basakira ngo bagusake, kandi mbona warasatswe, none ni gute utaciye ku marembo yo kurasuka kandi wararashwe? nta bwenge. ariko ngewe pasitori aranzi, mwarimu aranzi, porofete runaka aranzi. rero nicyo ngicyo nshaka kukubwira. itorero rya Kristo, hari abantu bajya bavuga ngo itorero rya Kristo riba mu ibanga. ngewe siko mbyemera, n'abajya babivuga barabeshya. mbaza nkubwire impamvu. nimba muri twebwe natwe harimo abantu babyigisha uko, barayobye. si uko ndi umukiranutsi, reka nkubwire icyo Bibiliya ivuga. Yesu yaravuze ngo nta mutini wera umugenge, nta komamanga rishobora kwera igitovu. n'ibiti igiti kari kibi n'imbuto zite mu nyunganire tuganire n'igiti nimba ari cyiza cyera iki, cyera imbuto nziza. Bibiliya ivuga ngo ikizagaragaza, kandi iyo polemike yari intambara y'abafarisayo n'abasadukayo n'abandi bantu benshi bari kumubwira ati amambere ko hadutse Belizebuli, ko hadutse Yesu mwene Yusufu, bagakora ibimenyetso bagakora n'ibitangaza, none wowe kuje nawe ufite ibimenyetso bigenda kumera nk'ibyawe. bya bindi nyine tuvuga bigaragaza abanyedini ukagira ngo ni abanyetorero, bya bindi bigaragaza ababamenye ukagira ngo ni abahanuzi b'Imana. none baramubwira ati dutandukanyirize karite na kantite, bitandukaniriza. imbuto zigaragaza umuntu w'Imana n'imbuto zigaragaza umwana wa Satani niziye, kubera ko irera umuntu yose niryo rimukuza. ni gute bigenda? Yesu aravuga ngo ikizagaragaza abanjye muzabamenyera ku mbuto. ahangaha ndafashijwe. Haleluya. ntabwo bajya bagaragara mu guhanura, oya, ntibagaragara mu kubwiriza, oya, nta nubwo bagaragara mu matayito ya runaka. intama za Kristo Yesu ntizigaragara kuko zasengeye abantu bagakira, oya, ibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abizera. Bayibuli iravuga ngo bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira, bazakandagira inzoka ndetse na sikoropiyo. itorero rya Kristo rifite icyo bita otorite cyangwa ububasha. ayiwe ko bwashyizwe fashwa abenodifadra, abana b'Imana bafite icyo bita otorite, ububasha. tuve ko ibi bintu abantu bagenda bagacisha muri Nigeria, tuve ko ibi ngibi abantu bajya guhaha muri Ghana, tuve ku byo bakura mu Bugande. ndavuga icyo Kristo yahaye itorero, inshingano z'abanyetorero. yaravuze ngo ibyo nzaha bizera bazamurikira bomatanye nanjye, bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. usibye no ku barwayi, reka nkubwire kandi kantu kanjyoye, ngo bazarya n'ikica ntabwo kizagira gute, ntacyo kizabatwara.